Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana nizera ko aho uri umeze neza. Ni mwene so Iranzi Alfred. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 46. Turasoma duhere ku murongo wa 3. Nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru ndiwe, muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. Uyu munsi turaganira ijambo riri buvuge ku bintu biranga umwana uri mu mugongo. Bibiliya yavuze ngo nzajya mbaheka kandi imvi zizarinda z'uruyenzi nkibahetse. Ndagira ngo mvuge ibintu nka 4 cyangwa se 5 biranga umuntu uri mu mugongo. Abarokore dukunda kubiririmba cyane tukavuga ngo turi ku mugongo w'Imana, ariko hari ibintu tutajya tubasha gusobanukirwa. Icyambere kiranga umwana uri mu mugongo nuko atajya areba mu cyerekezo kimwe n'umuhetse. Ubicunge ubyitegereze, urabona yuko nta mwana uri mu mugongo ujya ureba mu cyerekezo kimwe n'umuhetse. Niyo mpamvu akenshi ibyo umwana abona biba bitandukanye n'ibyo umubyeyi abona. Niyo mpamvu ibyo wowe ubona bitandukanye n'iby'Imana ibona. Mose imbere y'inyanja, Abisiraheli bari imbere y'inyanja, babonaga inyanja ariko Imana ikabona umuhanda wumutse. Bivuze ngo ibyo barimo babona byari bihabanye kure cyane n'iby'Imana irimo irabona. Imana yabwiye Mose ayibajije ayitakiye, iramubwira ngo niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Mose kuko yari mu mugongo yabonaga inyanja, Abisiraheli babonaga ingabo za Farawo, ariko Imana yabonaga umuhanda wumutse. Icyerekezo Mose yarebagamo cyari gitandukanye n'icyerekezo Imana iri kurebamo. Icya kabiri kiba ku mwana uri mu mugongo. Uyu mwana ntabwo ajya atinya imiterere y'inzira, kuba inzira inyereye, kuba inzira igoranye, ntabwo ajya bitinya kubera ko ari mu mugongo, kandi umutwaye mu mugongo arabikeyaringa byose. Witinya, wigira ubwoba. Imana yatanze promesse, yavuze yuko uwo yahetse, abo yahetse, imvi zizarinda z'uruyenzi. Imana niyo yonyine itagicutsa, ababyeyi baracutsa ariko Imana ntabwo igicutsa. Icya gatatu kiba ku mwana uri mu mugongo nuko atayatinya imihindagurikire y'igihe. Izuba ryacana, imvura yagwa, haba imbeho nyinshi, umwana uri mu mugongo ntajya atinyishwa n'iyo mihindagurikire y'ibihe, kuko umuhetse, umufite mu mugongo arabikeyaringa byose. Ibyo rero ntabwo bijya bimutera ubwoba. Icya kane kiba ku mwana uri mu mugongo, nta muntu ujya umubaza aho agiye cyangwa se aho avuye. Ibyo bibazwa umuhetse, aho uri kujya n'aho uri kuva Imana niyo ihazi. Ibyo si ibibazo bibazwa wowe, hoya. Imana rero iraguhetse ku mugongo. Imana yavuze ko itazagucutsa, imvi zizarinda z'uruyenzi. Imana ikiguhetse, wigira ubwoba.
witinya ibintu uri kureba imbere. Ibyo uri kureba si byo Imana iri kureba. Mu cyerekezo cyawe hari ibibazo, ariko mu cyerekezo Imana iri kurebamo harimo ibisubizo. Kubimenya, kubihishurirwa, kubyizera, ugategereza, ukarindira ikiva mu biganza by'Imana. Birimo ubutsinzi, birimo amahoro, birimo ibyiza. Ndakwifuriza kuhishurirwa ko umuntu uri mu mugongo w'Imana adakwiye guterwa ubwoba n'imiterere y'inzira, adakwiye guterwa ubwoba n'imihindagurikire y'igihe, adakwiye guterwa ubwoba n'ibibazo byinshi abantu bamubaza, ahubwo akwiye guhanga amaso Imana kuko ari ku mugongo w'Imana. Uhabwe umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom, shalom.